Umuntu we bantu bamukundishije Rayon Sport banza uvuge wimbukiramo Hobera Patiri kuri mikoro za EM Sport kabisa. Shimwe no muvandimwe wamvanye kwa muganga bamugiye mu nyama impamvu ni umusinzi nuko mbana n'abanyarwanda shimwe abanyarwanda bagwa mituweli bakunzi ba EM Sport ndetse na PM55 ndetse na Tiger Gate ngira ngo ko muri kubibona turi hano imbere turi kumwe na Pateri Muhazi iminsi mumubona yambaye jezi nziza cyane ya Rayon Sport uyu munsi yambaye itimu y'abaturage bayita Yanga yabuzanagura jezi y'amavubi yisanisha n'amavubi warutabura uyu musore w'ingaragu yitwa Pateri yahagurutse mu Buhinde aje kukureba ngo niwe muntu we na Jarambere Gatare yo bambu wowe na Jarambere Gatare Imana muri ukore dashira wabonye kuntu avuze ijambo rizima kuva aba umuntu we bantu bamukundishije Rayon Sport banza uvuge wimbukiramo Hobera Patiri kuri mikoro za EM Sport kabisa. Umwanzi umwe agakuza umusamba amenyo akakuza ku rutare Warutabura rero Pateri rero ni umuntu ukurikirana ibiganiro ukora urama yanjye ndayaguha Pateri ni umuntu ukurikirana ibiganiro byawe yitwa ni afite umugore afite abana yitwa Kirishina Pateri ni umusore mubwira abanza suza Rwarutabura genda kwemera iki kinyarwanda rukubyumva gute avuga neza umunyarwanda mubwita uvugane neza uzi ko waramutuma kumusamira umugeni akamukuzanira ntago adidimanga mubaza ikibazo cyose ushaka mu kinyarwanda ukunda igihugu cyawe cyangwa ukunda uracyana njyewe nkunda igihugu cyanjye 100%, niyo mpamvu naje no mama witwa nise bamwita Rwamira rwa Cuta rwa Muziranenge ntago ajya aca inyene zaciye warigenje umva ko wigenje Rwarutabura nari kanyota ndabiretse reka banyitane bose Rwarutabura uri umuntu ufite izina muri Rayon Sport n'abantu benshi cyane barabigukundira ariko abantu benshi cyane bagushinja ko uri umusinzi. Kagame yabwiye abantu ngo uko yafashe igihugu ntawe uzajya kukibona nisindishije banduga bakanica barandoze bamugiye mu nyama shimwe no muvandimwe wamvanye kwa muganga bamugiye mu nyama impamvu ni umusinzi nuko mbana n'abanyarwanda shimwe abanyarwanda bagwa mituweli yavuye mu Buhinde aje kureba Rwarutabura ntago wumva ko uri umuntu ufite izina wakagombye kuba kubyaza umusaruro nta musoro mfite azazi iwanjye ngiye kubaka ahubwo ndamushimira ku Mana ndamushimira umubyeyi wamubyaye n'Imana yamumuhaye n'Imana yamuzanye aha ngaha ndashima mama we wamubyaye aho yavuye ni umwe mu bantu babonye ikiganiro uvuga ko ufite ikibanza aravuga ati nzaza muri vakansi mu Rwanda Rwarutabura nagenda koko akanyereka ikibanza afite Rwarutabura nzashyira sapoti iyo ariyo yose nzamugurira amabati ku nyubako yiwe Rwarutabura ibyo bintu uri kumva ubyakiriye gute muri bakimwe mu Kinyarwanda ishyaka ni FPR kire ni Gatolika muze yavuze ngo itutimenya tuziba Samuikisi uri rete kutwereka iki kibanza ko gihari koko ejo uzaze tuva kwa Gatare uzaze umwereka n'amabati ye Mama Gomez umunwa agubaka ibikorwa none naraye ku kigo kimwe naye kwa Gatare ndamukina uzamuzane ayagure aheze Mama Gomez noneho ikintu yambwiye yansabye Mama Gomez reka mbwiye Mama Gomez Moses turi ko na Moses banyuma mabati ni ubu mukuzuka ya Mama Gomez Rwarutabura
ikintu yansabye uremera ko tuzaza kugusura ukamutekera ubugari bw'imyumbati ukatwereka n'icyo kibanza ko gihari koko nayifite mbata barayibye yambata barayibye ariko Mama Gomez azamutucokaho akora ufite arebye ntabwo ajya yemera ko Rwarutabura afite umuryango niyo mpamvu yifuza ko uzaza kugusura akareba n'umuryango wawe agasuhuza n'umugore wawe ibyo bintu bimwemere nidutsinda ejo muzaze mushikanye gusa urakoze cyane Rwarutabura urakoze cyane dusezeranye abanyarwanda ko ejo tuzabereka ikiganiro muri kumwe mutembera mu kibanza cyawe nawe musangira ubugari ndabyemeye Rwarutabura genda umugabo utagisubira ku ijambo ryiwe cy'ejo turi kumwe Mama Gomez ikibazo ariko mfite ikibazo cyakubaza Rwarutabura wamumenye kuva ryari we Patel njye Rwarutabura mbabwira ikintu kimwe wenda n'ubwa mbere wenda ngiye kubivuga sibyo uriya niyo sitade batarayivugurura urumva batarayivugurura njye Rwarutabura njyewe nazaga kwicara muri 17 ahantu yabagari urumva kugira ngo ndebe ari ukuntu yishimaga bitandukanye n'iby'abandi akishima njye nkabikunda hari n'amace nyinshi njye Rwarutabura namwegeraga nkanamusuhuza Kicukiro bakinira mu mace Kicukiro urabona muri IPRS Rwarutabura nabonaga ishyaka rye hari igihe Rayon Sports igeze gutsinda ibyishimo biramusaga ajya kurira senyenge baramukubita abapolisi bari kumumanura ariko aravuga ati wapi njye ngomba kugera ku bahungu banjye nkabasuhuza bikamera neza njye Rwarutabura njye nkunda ishyaka ryawe bivuze ngo muri Rayon Sports no mu ikipe y'igihugu bivuze ngo muzi amateka menshi cyane Rwarutabura rero wenda nshobora kumuvugaho byinshi bituma mukunda ariko njye ntaribi njye ndabizi Rwarutabura uzi ikintu muziho yakubiswe inkoni nyinshi kubera Rayon Sports bihakana niwe muri igenti wa mbere noneho hari akandi kantu Nyamirambo kabaye ajya gusuhuza umusaza bamuhasi igitari kagenda amusuhuza ajya gusuhuza perezida wa repubulika rero ni bya kintu bita ngo umuntu uharanira ishyaka rye ry'ubuzima bwe umuntu mbona yititegerezeho guharanira ishyaka niwe wa mbere kuri wowe Rwarutabura aya magambo komenti dusoza ikiganiro Mama Gomez abyumve nawe n'abavandimwe uzaze wanjye mwega cya kibanza ayo mama atanyemereye uzadushwanya gusa ukuri kw'Imana genda umugabo uhagaze ku ijambo rihagazeho njye nakoze ikiganiro kimwe iki ni icya kabiri Imana ishimwe kuba duhuye kandi Imana iduhukisha murakoze cyane inzozi zawe no guhurana murakoze cyane Rwarutabura igendere akantu gatoya Rwarutabura reka musigire ikamba rye ry'ikipe y'igihugu umuhinde genda umunyarwanda afite n'iranga Mama Gomez afite n'irangamuntu y'abanyarwanda Mama Gomez azagutekera ikisho Mama Gomez azagutekera ubugari n'agasambaza murakoze sambaza n'amutwazi oya nta kibazo nzaza nzizanye oya nejo nejo ariko nimba isambaza itaboneka hari utundi tuntu tw'uduhumyo turagara tw'uturundi turakikubwira Rwarutabura dusoza ikiganiro wumvishe inshuti yawe Patel ejo ndashaka njyewe kuzamuzana nkamutwara mu modoka n'iwawe nyabyondo kugira ngo na Mama Gomez yashima abayobozi ba Rayon Sports shimira Mama Gomez nawe yitegure na Moses muhamagare ejo ibyo afite yitegure Rwarutabura ni ijambo rimwe kubona abantu b'abanyamahanga abanyarwanda baragukunda kubona umuntu w'umunyamahanga agukunda akagutekerezaho ni ibintu ufashe gute nk'aho umugore w'umutaliyani ni ibintu wowe ufata gute ese Rayon Sports ifata ute kuko niyo yakubakiye izina emosiyo ziramufashe reka tuzakomeze ku munsi w'ejo muzaze ejo ahubwo muzaze igihe cye Mama Gomez tuzakugeraho ku isaha ya 5:00